igitera ibunzi si ubunini ntakizi ko twese tubizi ko igitera ubunzi ari leta mbi kandi iyi leta tubayeho supaguru umva abayirwanya nabo n'abanebwe muri make basa nkaho bemeye urwaje barasambagiza imigeri gusa utari umunebwe bamushyize muri gereza ariwe Ingabire Victoire umva nuko nifitiye abana bato ubundi nari igihe cyo iyo baza kurekura Ingabire Victoire akavuga ngo agiye kwiyamamaza nari kuzafata inzira nkajya mu Rwanda nkajya kumwamamaza nkajya kumuhagira bashaka bakadufungana ariko nifitiye abana mama we naho ibindi biri hanze ni ibinebwe just bava kandi bari n'abanyabwoba no kuvugira kuri YouTube bikarangira nta action abandi barashaka power nta kintu na kimwe bakoze kandi ntabwo bazi yuko buri kintu cyose kigira ikiguzi mu buzima buri kintu cyose kigira ikiguzi uriya umugore wagiye kwitanga uriya mudamu Ingabire Victoire nawe yatanze ikiguzi gikomeye cyo kwiyambura famiye ye akitangira abanyarwanda kugira ngo babone ko babona demokarasi akareka famiye yiwe akareka ubuzima buri stable akajya gutesekara akaba ari gutesekara muri gereza abantu bashobora gutanga kira kiguzi ni bake cyane ni bake niyo mpamvu njyewe nubaha cyane Ingabire Victoire njye mbatura gihanga abana banjye umva bazakura byanga bikunda bazakura ubundi ntawamenya ariko ntawamenya umuntu aragerageza just gusa abantu ndakubwiye ngo abanyarwanda bashobora kwitanga nka Ingabire Victoire ni bake nta n'abahari ibintu uriya mugore yakoze uriya mugore na Mandela ntaho batandukaniye Mandela muramuzi uriya Nelson Mandela wo muri Afrika y'Epfo ngiye niko mufata amuterinyo ngiye mfata Ingabire Victoire in fact ibyo ntuze Ingabire Victoire yatakaje biruta n'ibyo Mandela atakaje kandi we yaramaze imyaka 20 muri gereza kugira ngo ufungirwe mu Rwanda kugira ngo ube mu gihugu cy'u Rwanda utumva ibintu kimwe nabo n'iriya leta y'u Rwanda uratotezwa ugacunaguzwa n'abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe bose bakakuvaho. Look at me ngiyewe ngitangira kuvuga hano social media abantu bose tugira icyo dupfana bose baramburutse bose abantu tugira icyo dupfana bose baramburutse baba mu Rwanda nta numwe ndi in touch now nta numwe tuvugana urumva noneho ibazi ubikoze uri mu gihugu cy'u Rwanda byagenda gute nuvuga ngo yaratotejwe kabari ku baturanyi yenda kaba kubavandimwe yenda propaganda bashyize mu banyarwanda iteye ubwoba kumva yuko abantu bose bagomba kuba mu ishyaka rimwe kumva ngo abantu bose bagomba kuba mu ishyaka rimwe ni propaganda iteye ubwoba kandi bakumva yuko nta rindi shyaka ryazana amahoro nta rindi shyaka ryakora ibintu bizima ari ishyaka rimwe rya FPR biriya bintu n'uburwayi that is not normal sinzi impamvu abanyarwanda bibona nkaho ari normal njyemba mbona ari ibintu biteye n'isoni ngiwe ndi umutegetsi w'igihugu cy'u Rwanda najya bintera isoni nkumva mbese sinshyitse nabyita muki I'm not capable
ntabwo niyizerera muri jyewe kubera ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yiyizera muri we ari capable, nta cyatuma afunga ayandi mashyaka atayaha uburenganzira ngo nabo bagerageze uruhande rwabo, ariko kuko azi neza yuko atashobora competition ashyiraho ingufu, akoresha ingufu kuko azi ko atashyiraho competition iyo ntayishoboye. So ngewe kuri jyewe ndi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda byajya bintera isoni nkagira ikimwaro nkabona yuko ntashoboye nayabona biteye isoni yumva ko nashoboye. Daki wiriwe neza? Mwiriwe. Uvuga niko kuri kubera ko buriya nujya no kureba impamvu ekonomi yangirika cyangwa se n'ibintu bibananira bashyiramo abantu batabishoboye, ikindi hagakora icyo bita ikene wabo. Ni cyagiye rero ufite umuntu muri position udakwiriye kubamo, ugasanga ufashe umuntu udafite ubushobozi bw'ikintu ugiye kukimuhanga gikora, igihe azakica uko byagenda kose kandi noneho bizarangira ugira gute umukavaringa wowe kugira ngo atagusebya kubera ko ari we wamuzanye, ariko nabo barimo baragenda babibona ko bananiwe kuko kandi buriya ibintu bavuga ngo wenda inzego zo hasi zikora n'ibiki zirakora, ahubwo ni uko ibintu byose amategeko ava hejuru, arabaheza ntabwo amategeko ava hasi ajya hejuru, amategeko ava hejuru ajya hasi. Ubwo rero usanga abantu benshi babamanipira cyane, ugasanga ufite n'ibitekerezo byo kuba wagira icyo uhindura, ariko manipulation ikagutegeka ibyo ukora kandi bikarangira ari urimo kugira gute urimo gukora. Rero iyo ubigenzuye cyane usanga aricyo hariho hantu hari ikibazo cyane na biriya buriya utarabigenzura wakumva ko uyoboye agatsiko ari muzima, ariko siko bimeze, ahubwo ni naho bipfira kubera ko ngewe ndibaza afitiye icyizere azi ko ibyo akora biri mu nzira nyayo ntago yaheza y'amashyaka. Noneho iyi tradition abanyarwanda bafashe yo kumva ariko hari ishyaka rimwe gusa ribaho rigomba kuvugwa, bikagaragara ko ari nka lifestyle kuba uri mu ishyaka rya FPR niho umeze neza muri umunyarwanda nawe. Ngewe ikintu n'abantu bose bahururiramo nkibazaho cyane, nkakibazaho cyane birenze, kubera yuko miliyoni na miliyoni cy'abaturage miliyoni 10 ntabwo bose bagakwiye kuba ku gitekerezo kimwe. Icyo gihugu ntabwo cyazigera gitera imbere. urabona hari ibintu ku mujyi umwe gusa. hari ibintu aba bantu bibonamo kandi badafite. Urabona ni nka kwa kundi navuga nka ya ndirimbo ya Diamond ivuga ngo kwibona nk'intare kandi uri umuntu uri aho nyine uciriritse. So cyambere ntabwo bafite icyo bita competition idea, bashyize ibitekerezo kuri platform ntabwo bayobora no bajya kuyobora imidugudu. So kandi urabizi ko ibyo bintu ntabwo mu maraso yabo ntibibamo, ni abantu bumva bayobora no mu gihe batabishoboye, noneho bagakoresha trick yo kuvuga ngo erega nabo barabizi ko batabishoboye, n'ahandi bakoresha trick bakavuga ati ninde ufite ibitekerezo, bagashyiraho urubuga rwo kubitangirayo bakajya bajonjoramo ibyo bakoresha kuko bo ubwabo ntabwo babasha kubidevelopa. So icyo ni ikintu gihari kandi gikomeye
ariko buriya abanyarwanda uganda nubwo ibyo bakora ntaho bitandukaniye n'u Rwanda, ariko buriya uko biri kose hari ukuntu biri byonyine ubona ko byibura nubwo Bobi Wine baramureka n'abandi bandi bashaka kugaragaza nyine ko bafite ishyaka ryo kuba bafungura ishyaka ryabo nabo abaturage bakihitiramo, ariko baramureka nubwo batamuha freedom yose akwiye nk'umuntu uri guhanganira ubutegetsi, ariko uko biri kose ntari muri gereza, nta byaha bamushyiraho ngo bamushyire muri gereza. Ariko njye sinibaza uburyo ubutegetsi bw'u Rwanda butagira isoni zo kumva ngo hari ishyaka rimwe, buri muntu wese, buri muturage wese aravuga ishyaka rimwe gusa. ubundi burangira mbwira abantu nkababwira ngo nushaka kumenya amakuru ya nyayo ariko yemewe, jya ushyira wa mwambaro w'icyubahiro hasi, ubundi utangire udiringe no kuva mu butaka. Iyo mvuze kuva mu butaka urabyumva, ugenda ube mu buzima busanzwe bw'abantu. ngenda ari akantu kamwe nshaka kwibutsa. Yego. Yewe kubera iki nk'ubwo uravuze ngo Uganda ni ngo ntabwo ngo nubwo ikora ibintu kimwe n'u Rwanda ngo ariko ngo ntabwo ngo ni Uganda ni kimwe n'u Rwanda ariko ntabwo bakora kimwe. Ari ikintu kimwe abanyarwanda twese tujya tukiyibagiza iriya ni bizinesi. Twebwe igihugu cyacu cyaratewe, ibyo bintu muba muvuga ngo ubutegetsi ngo mugashaka kubishyira muri norme zisanzwe, birambabaza cyane kuko ibintu muvuga muri abajene yego, ariko guhera muri 90 ntabwo baje bashaka kutwereka ko baje kugira ngo twunge ubumwe mw'abantu. Bagishinga icumu, niba ari icumu, niba ari idarapo ikagitumba, bahise batangira kwica abantu. Twebwe twigaga mu mashuri, abana babo batwereka batubwira bati batumaze ba Nyamuneka, tubona abantu bagenda mu muhanda batubwira bati twebwe duturutse, hari abantu bateye barimo baratwica. Ibyo bintu mugatinyuka mukabyirengagiza, nyuma y'imyaka 30 mukaba mwumva ko abo bantu bahindutse. Ni babandi umuntu bajya bavuga ngo Rwigema we ngo yashakaga ubwumvikane, we simuzi, bamwishe ku itariki ya 2 niko bavuga, abamukigikira niko bavuga ngo we ngo yashakaga ubwumvikane, ngo si kimwe n'uwageze ku butegetsi. Ariko ibyo bintu vrema byo kuza kugereranya ubutegetsi muri Uganda, Museveni yohereje bari abantu bari bamumereye n'abavuga ati aya masiyasa ari Goma nubwo amfashije kujya ku butegetsi ejo ashobora kunkuraho, reka nyohereza iwabo. Ariko iwabo rero ni iwacu mu Rwanda, utirengagije ko abo bantu yego ni Abanyarwanda. None mu buryo nk'Abanyarwanda ibyaye ikibira kirigata, siko bimeze mu Kinyarwanda. Ibyaye ikiboze, aya ntabwo ari Abanyarwanda. Ibyaye ikiboze nakiti ko bavuga ni Abanyarwanda byanga bikunda. Ibyaye ikiboze irakira n'Abanyarwanda ni bene wacu. So iyo ni siyasa bagushyizemo. ariko rero fina aho ngaho icyo navuga, ibyo nibyo koko uwo mugani nawo ubaho mu Kinyarwanda. Ariko icyo ushatse kuvuga nyine ni uko icyo kibi cyangwa icyo kiboze ikirigatira kugira ngo kibe cyiza, ntabwo ari ukugira ngo kigume muri cya kintu kibi. Kuvuga ngo kigomba kugaruka mu nzira nziza, kakirigatira kikagaruka mu nzira nziza. Iyo rero ubona umunyarwanda cyangwa se abantu bakosa, turahita duhindura umugani tuvuga ati akabaye icwende nikoga, kubera ko bimaze kugaragara. ndatekereza ko ibyenda nabyo umuntu ashobora kubivuga, ariko
ntabwo tugomba guta icyizere, ntabwo tugomba kurekeraho kwizera ko dushobora kugira ejo hazaza hazima, kugira ngo aho turi ahangaha yenda niko nizera kuri uru rubuga ahangaha, dufite ibitekerezo bizima byiza, turashaka kuzagira ejo hazaza heza, hazaza abanyarwanda bose bibonamo, bagira uburenganzira bwabo, bumva ko abantu bose bakagombye kugira uburenganzira buzima, bakagombye kuba bangana imbere y'amategeko mu gihugu cyabo, bafite uburenganzira bumwe. Ntabwo ari twe twenyine rero, ntabwo ntekereza ko ari twe twenyine turi aha gusa, hari n'abandi batekereza gutyo, hari abanyarwanda batekereza neza. Ntabwo twavuga rero ngo akabaye icwende ntikoga, oya, ahubwo twagombye kureba koko niba muri twe mu banyarwanda harimo abo bantu bafite ibitekerezo byiza bizima byo kugira ngo tugire igihugu kizima. Njye ntekereza ko twagombye kureba muri iyo direkisiyo. reka nguhe sample wenda urabyumva, sinzi uko uri bubyumva. ntabwo nari narangije kugira ngo uko mukomerezeho. Urumva nari navuze ntabwo ibyaye ikibazo irakirigatane ko mwankosoye, ya navuga nti ko ari abanyarwanda, tukaba tutifuza ko abanyarwanda bakomeza bahunga baba hanze, kandi tukumva yuko bitahora ari ibya bindi byo kuvuga ngo dufate nabo baze batwambure muduhore mw'ibyo ngibyo. Ni iki twebwe abanyarwanda twakora kugira ngo noneho dukorere hamwe, dushyize hamwe, atari byo kuvuga ngo uyu nguyu yakoze nabi nabeho nagende, cyangwa se batangire ibya bintu byo kwicana cyangwa se gufungana bitari ngombwa. Ni iki twakora abanyarwanda ngo dutangire dushyire hamwe, atari ukuvuga ngo ni inkotanyi n'abicanyi nibagenda iyo bavuye, kandi ari abanyarwanda. Njye niyo sanse mbyumva, nshobora kuba ndi wrong, ariko mba numva nyine ariho byahera ubuhunzi ku banyarwanda burangira. Fina, iyo uvuze gutyo, okay, reka ntacyo wakomeza. Reka banze ndagire icyo bivugaho kuri ibyo ngibyo. Ni topic nziza cyane. Ni iki twakora kugira ngo abanyarwanda n'abari ku butegetsi batekereze neza, ubutegetsi bube bwiza, aho kugira ngo abantu bumve ko bamwe bagomba kuva ku butegetsi bagahunga abandi bakabujyaho, cyangwa se bamwe bagomba kujya ku butegetsi abandi bakasigara babarwanya. Twakora iki kugira ngo abantu bose bumve ko bagombye kubana neza mu mahoro, ubwo butegetsi cyangwa se ubwo buyobozi bukaba ubuyobozi bw'abantu, bugenda butaba ubuyobozi butuma abantu bamwe bahunga igihugu bakivamo. Ngira ngo icyo ni igitekerezo cyiza, ntekereza ko ariko ubundi nta nubwo kugisubiza ntabwo bikomeye cyane, kubera ko birazwi ko ubu ngubu aho isi igeze, ubutegetsi bwonyine bushobora gutuma abantu batabuhunga, bushobora gutuma abantu bumva batekanye mu gihugu, ni ubutegetsi bundi bwa demokarasi. Muri demokarasi naho burya ntabwo abantu bose bashobora kujya ku butegetsi, ngira ngo icyo cyo turacyumvikanaho, ariko nibura n'umuntu utari ku butegetsi aba afite uburenganzira bwo kuba yagira icyo avuga, nubwo cyaba kitari mu murongo abantu bari ku butegetsi bifuza. Ugasanga nta kibazo afite, nta kibazo agize, yenda bikanashoboka ko ejo cyangwa ejo bundi nawe ashobora kuba yagera ku butegetsi, nawe hashira imyaka 10 cyangwa 5 akabuvaho. Ngira ngo twabonye ibyabaye yenda nk'ejo bundi tugarutse ku byabaye muri Kenya, aho Odinga yitabye Imana, tuzi yamaze muri opposition. Ntabwo yari yarafashwe nk'umuntu w'umwanzi, kandi nta nubwo yari yarafashwe nk'umuntu udashaka kugira icyo amarira igihugu. Birazwi ko nawe yashaka kuba president, ntabwo yashoboye kubigeraho, yarabiharaniye muri opposition, agerageza kujya muri coalition, akora n'ubutegetsi araburwanya, agira gute biranga, ariko ntabwo yafashwe nk'umwanzi. Ntekereza ko ibintu abantu bashobora nko muri Kenya cyangwa se mu bindi bihugu, tureke kuvuga n'ibi by'i Burayi kubera ko ndabyo ni kwindi ntera, ariko niba ibindi bihugu bya Afurika bishobora icyo kintu,
kuki twe mu Rwanda cyatunanira. Icyo kintu nibaza impamvu mu Rwanda bitunanira igihe kikanyura, aba aricyo mumfasha kumva ubu ngubu. Okay. Njyewe ndakikumvisha. reka nze kuri context yawe. Wavuze ati Fina yavuze ati ni gute twakora mbese tukabasha kugira ubuyobozi bwiza cyangwa se ibintu bigatungana abantu bakabasha kuba yabana amahoro. Icyo nk'ukuntu kivuze, wavuze ati kubitangaho ibitekerezo biroroshye, ariko icyo gitekerezo kugishyira mu bikorwa nibyo bikomeye kurusha kugitangaho ibitekerezo. So gutanga ibitekerezo it's very simple, biroroshye, ariko icyo kintu kugishyira mu bikorwa kigakora ni ikindi kintu ntazi itari. ubwo reka ndibuze wenda kubivuga. Reka nze kuri Odinga n'ubundi ise yari Odinga ni umwe mu ba liberators babayeho barwanye n'ingoma ya gihake y'abazungu y'abakoroni. So bivuze ngo n'icyatumye Raila ataba kuri ntuza byemezwa neza ko ise yaramuvumye, yaramuraninze nyine bya bindi bitarana, nubwo hari abantu bamwe batabyemera, ariko byarakoze. Ntabwo yagombaga kuba perezida kubera ko yari afite umuvumo uturuka kuri se kubera ko yamukoreye icyo bita imyigaragambyo. Ukuvuga ngo Raila yakoreye imyigaragambyo, se nyine abona nawe yatangiye guta umurongo. So urumva yari wa mugabo nyine utavugirwamo umwana, ariko ureba ibintu biri straight line, kubera ko Raila ubundi mu buzima bwe bwa buri munsi yaharaniraga ibintu biri straight, nta bintu by'utunyanga twinshi yagiraga sana nko kwiba imitungo. Nicyo kintu ubona, ni nacyo ubona Kenya yamwunamiye mu rwego rwo hejuru, kubera ko icyo kintu ntabwo cyabaga mu mutwe we. Mu gihe buriya nubwo umuryango wa Kenya tukora neza, ariko uzwiho nk'ibintu by'ubujura, kwiharira ubucuruzi. So urumva, ariko ako kantu we ntabwo yari agafite ko buteri. Niyo mpamvu nubwo yari opposition, ariko yagombaga kubahwa n'abanyakenya, kandi hariya abaturage nibo batanga agaciro. Iyo baguhaye agaciro, icyo ngicyo ni nta wundi muntu wavuga ngo sike. Urabona n'iyi systeme rutarimo kuzana, nteganya ko itazamuhira. Wabonye ko bamukojeje n'isoni, harimo iriya ntishobora kumuhira. So wabonye ukuntu Uhuru Kenyatta yahagurutse akavuga former president agahabwa icyubahiro kurenza perezida uyoboye. Nabyo ubwabyo byari isomo kuri we. Ahita azana kandi ga propaganda nyuma y'aho ngaho, ahita aza kubabwira ati bijyana ati tugiye kubazane gutangira kubaha amafaranga 50,000 mutangira business. Nyuma y'ibyo nyine, ariko nukuboya by'uburara, ariko nubundi baracyamubona nk'isega, kuko hari ibyo bamaze kubona akora, akabona ari umuntu uzanye inda ndende. Rero ibi bintu, ikintu cya mbere ni unity. Mubanze mwiyegeranye mbere yuko wenda gutanga ibitekerezo, tugumye tubitanga, ariko mwubake icyo bita strong wall, urukuta rushobora gutingwa na leta. Naho kuvuga ngo you are speaking individually, ngo Joseph aravuga ku giti cye, Ingabire aravuga ku giti cye, Mana aravuga ku giti cye, Ruza ku giti cye, Fina ibyo ngibyo ni nka kwa kundi ujya kuroba amafi mu nyanja. Igiye mu ndobani imbere niyo ukuramo, indi igasigaramo ikavuga ati reka nanjye mbe n'iby'uyu munsi. Ejo ugasubira ukayirya ukayimara, ugasubira ejo ukaroba indi. Nuko rero iyo systeme twahoramo gutyo. Ariko iyo abantu bafashe itafari rimwe kuri mena byakorohera, ariko wubatse igikuta gitanga amategeko noneho kidasaba. Buriya mvuga ngo abantu bafite ahantu bahuriye, hari ibyo batanasaba, batanga amategeko bakavuga ati dutegetse leta y'u Rwanda mukora ibi, kandi mugashyiraho n'igihe biri bukorerwa. Bitakorwa sasa mugafata umwanzuro w'icyo mugiye gukora immediately, ariko ibyo birasaba power, imbaraga z'amafaranga, imbaraga z'ibitekerezo, imbaraga z'imikoranire, nta bindi. Reka nsoreze aho n'abandi muri mukomeza. Sawa, urakoze Lucky kuri iyo nama uduhaye guhuriza hamwe ibikorwa, amafaranga, ibitekerezo. Ingabire ntavuge ku giti cye,
mushayidi ntavuge ku giti cye, undi nawe ntavuge ku giti cye. um, ntekereza ko cyakoze dufite yenda n'abantu batavuga ku giti cyabo bagerageza kuvuga no kuvuganira abandi, kandi yenda bakumvwa na benshi. Barimo abanyamakuru bafunzwe, harimo yenda n'abandi tuzi barenganywa kubera ibitekerezo byabo, ari ba Cyuma Hasani, ari ba Aimable Karasira, yenda n'abandi bose, atari no kuvuga ngo yenda ngo barakora politike. Abavuga bati twakagombye gukora ku buryo abanyarwanda babana mu mahoro, nta bintu byo kurenganya bamwe ngo abandi bashyire imbere. Ngira ngo hari abantu bagerageza kubikora. Mu kibazo ariko nabajije, ngira ngo ugerageje kugisubiza uko ubyumva. Ngira ngo harimo n'ingingo koko zenda zidufasha kujya imbere, gushyira hamwe. Ndibwira ko ari ibintu bizima bya nyabyo twakagombye gutekerezaho. Ariko Marie Claire nawe ngira ngo yari afite igitekerezo avuga ati njye hari ukundi kundi mbona ibintu, ntekereza ko bitoroshye kuba twagira igihugu kigendera kuri demokarasi giha abaturage bacyo uburenganzira bungana. Marie Claire, wadusobanura neza uko ubyumva? Yego, nubwo wenda amaze kubyibagirwa nko bikeya ibyo natekerezaga kuvuga, ariko ndashaka kuvuga ikintu kimwe, ni uko twebwe daboro twitiranya ibintu, ntabwo turamenya. Birambabaza, ndongera mbisubiremo ko nyuma y'imyaka 35 ko tutari twamenya umwanzi duhanganye nawe, ntabwo turamumenya. Iyo twicara tuvuga ngo turashaka kunegosiya, turashaka kudisikita n'abantu, babona umuntu avugiye umuturage uri mu muhanda, kuko uwo muturage bamubonye ko atari mu mujyi umwe na FPR, nawe ugahita ujya mu mujyi umwe n'uwo muturage, bagahita bakujyana mu mujyi umwe, bagahita bagufunga. Ubwo mpereye kuri abo banyamakuru uvuga, ukabona umuntu baramurenganyije, abantu twese turahagaze, twumvise ko ngo yarengereye, ngo yakoze ahadakorwa. Imyaka 35 irashize, mwokagira Imana mwe. Abo bamwe abagashize, nge mbita abagashize, babona ko iyo ngoma ibabereye, abo sinjya mbatindaho. Abandi rubanda nyamwinshi n'abajemo nyuma, dukora iki? Mwumve koko bariya si abantu duhanganye nabo, duhanganye n'abantuzana n'abajura n'amabandi, wa mugani wa wundi wa musenateri bongeye kurekonduisa. Reka nkwibutse kuntu yari yavuze. Jewe nicyo kintu mvuga ngo abantu iyo uvuze, reka nkwibutse, yari yavuze ngo ni gute twebwe tunanirwa nk'uko Kenya ushobora kubana n'aba opposition, Uganda nabo bakagerageza, nubwo Uganda atari shyashya ariko byibura baragerageza. Kuki u Rwanda twebwe tudashoboye? Ntabwo tumeze nkabo. Ibyo bintu ntabwo bishoboka, Fina. Ibyo bintu wowe ushaka koza abari abantu baje kariya gatsiko, ntabwo ari bose. Hari abanyarwanda batashye mu gihugu bashobora kukwemera, bakakwemera ukuri, ariko kariya gatsiko ntabwo ushobora kukoza na gatoya ngo wumve ko ngewe nta nubwo nshaka kunshyira mu ruhande rwabo, habe na gato. Ngewe nanjye sinshaka kujya mu ruhande rwabo. Menya ko ni abantu bari aho ngaho baje bafite agenda yabo. Ibintu byo kuvuga ngo ndi umunyarwanda, ngo muri Kenya ngo nabo ngo bameze gutya, ngo natwe kubera iki tutamera gutyo. Ariko n'abanyarwanda bikora ku bantu bari kuri memurongeri donde, abantu bari kuri design. Ni abanyarwanda, ni wowe ubishaka kuvuga ko ari abanyarwanda. Ngewe ku bwanjye si abanyarwanda, kuko abanyarwanda si kuriya twabanye. Ikibazo umuntu ashobora kwibazaho aho ngaho, ngira ngo twese ubundi turabizi ko imbaraga mu bihugu byose, mu masosiyete yose, mu bihugu byose biriho, ubundi imbaraga zitangwa n'abaturage.
ngira ngo twarabibonye ko iyo ubutegetsi burambiranye bumeze nabi abaturage hari aho bagira bakavuga bati ntabwo bishobora gukomeza kugenda gutyo ntabwo twabyihanganira bakabuvudukana nk'uko byagenze nk'uko byagenze wenda muri Madagascar n'umuntu yavuga biherutse kuba hanyuma utekereza ko Marie Claire utekereza ko ibyo nabyo bishoboka mu Rwanda? ntabwo bishoboka na sisiteme ihari jyewe ntabyo mbona uretse nta nubwo bishoboka kuko ntabwo ajenda yabo ntabwo yajije kumvikanisha abanyarwanda yajije kuducamo ibice ikatwica ikaturangiza sinzi ahantu mushaka kongera kubigobekera ngo mubigaruye niba hazavuka Moses w'abanyarwanda akabigarura bari abantu akabahindura mu mitwe urabibona na hano ku macano no ku mapano ukuntu abantu baba bari kuvuga ukabona n'abantu ukuntu badefanda ibintu byose byo kwicana ni ukuvuga ko nta garuriro uretse ntabwo mbizi jyewe vraiment ni generasiyo wenda izashira hakaza indi ariko simbibona ntekereza ko abanyarwanda ibyo kuvuga ngo ni abanyarwanda ntekereza ko tutagombye yenda kugera aho ngaho ngo twumve ko ibintu bidashobora guhinduka. C'est vrai ko hano hari n'uwo mbonye avuga ati ntibyashoboka ati bahita babanyuzamo urusasu bose byo ntabwo bishoboka na hariya muri Marigache birazwi ko c'est vrai hari abasore hari abajene bahaguyeho muri iriya generation Z nk'uko babivuga mu minsi yashize muri Kenya byarabaye kuko hari abahaguye muri Nepal naho bagiye kuva ku butegetsi nabo bamaze kurasa bamwe ariko ubundi byose birangira abo baba batangiye kurasa birukanse ibyo byo birazwi ntabwo bashobora kurasa bose ku buryo ntekereza ko yenda kuvuga ko bidashoboka umuntu ashobora kuvuga ko kondisiyo atari zimwe ko n'ibintu yenda bikomeye umuntu akavuga ko buriya butegetsi buriho ari n'ubutegetsi ngira ngo naguca mu ijambo gatoya hari umuntu nshobora kurangiza gatoya nkaguha ijambo hari umuntu umbajije nari ngeze kuri Evode aho yavuze ngo buriya butegetsi ngo ni ubutegetsi bw'amabandi ngo bwitwaje intwaro ibandi ryitwaje intwaro nyine ririca byo ngira ngo ririca ariko nanone iyo bigeze aho hakaza abantu barusha ayo mabandi ingufu ayo mabandi aragenda ku buryo rero ntekereza ko yenda tugarutse no ku byo Lucky yavuze abantu bagombye ingufu zo zirahari ariko ndatekereza ko zitatanye ku buryo nk'uko Lucky yabivuze abantu bagombye kureba uburyo yenda bakorera hamwe bashyira hamwe bakagerageza no gukoresha uburyo bugezweho niba abantu barabishoboye muri Madagascar muri Nepal bakabishobora no mu bindi bihugu bikaba byarashobotse kubeshye ntabwo mbona impamvu bitashoboka mu Rwanda ahubwo twagombye kubitekerezaho ku buryo bwimbitse tugafata uwo mwanya aho kugira ngo wenda twumve ko twagarukira gusa yenda mu kwiheba cyangwa se mu kugira ubwoba kubera ko yenda n'icyo bashyize imbere ni ugutera abantu ubwoba no kumvisha abantu ko ibintu bidashoboka ubundi bakayamanika niko navuga ntabwo twagombye kugera aho ngaho banza naguciye mu ijambo hari icyo bashaka kutubwira hari ngira ngo ijambo warisubirana Marie Claire ibyo ngibyo urangirijeho urakoze aho hantu uvuze ngo uko bishoboka birashoboka ariko tugomba gusenyera umugozi umwe tukavuga ati twaratewe aka gatsiko kaduteye kagomba guhirima tukavuga mu Rwanda uko twabanaga twari tumeze neza n'abandi bashaka kutwiyungaho kuko nitwe turi benshi kurusha abo ngabo baje bakatwicira ubuzima ibyo bintu byo birashoboka
ariko nanone iyo tuzanyemo santima tukavuga ngo n'abariya nabo ni abanyarwanda bari kukwica, bari kukwambura ibyawe, bari kukumenenganisha, ntabwo umenya ko ngewe ntabwo mba nkibita abanyarwanda. Hanyuma hari umuntu hano muri chat urimo kuvuga ngo what do you think about Bagosora, Habyarimana, Kayibanda Marcel? Uyu ni umuntu utazi ikipe arwana nayo. Uyu muntu wowe wandika nk'ibi ni ukwerekana ko nta n'umuntu wagusubiza kuko nta kintu na kimwe uzi. Iyo ufata ayo mazina yose ukayacanganya aho ngaho nta na kimwe uzi. Ni ibintu bagutamitse mu mutwe, bivaneho rero, nta byabayeho. Twebwe turashaka u Rwanda nyarwanda, u Rwanda buri wese yibonamo. Murakoze. turashaka u Rwanda nyarwanda, umunyarwanda wese yibonamo. Hanyuma ariko noneho ndagira ngo mpere kuri iyo aho ngaho urangirije, ko bariya nabo bavuga ko ari abanyarwanda. Se urwo Rwanda dushaka bavuga ko bashaka kurwibonamo, tuzabagire dute? nibashaka nabo babifiteho uburenganzira, nabo bafite uburenganzira ku Rwanda, ahubwo wa mugani ni komeza ikibazo cyawe Fina, ntabwo wakirangije. Oya, nubwo nabo ni nko kwa kundi uvuga ngo ni abantu ni abavandimwe bavuka hamwe. Hari ahantu hari urusaku ariko sinzi ahari gutuma nta fokasinga. Rero niba twaraki yari kwaraki. So abangaba aribo inkotanyi, njyewe kuri jyewe mbabonamo nk'abanyarwanda. Sinzi, nshobora kuba ndi wrong, ariko mbona ko ari abanyarwanda. Bivuze ngo bafite uburenganzira ku Rwanda nk'ubwo nanjye mfite nanjye nk'umunyarwanda, ariko ibyo bakora ntabwo babikorera mu buryo bwo buri munyarwanda wese yibonamo, mu buryo bwo ko mbese babikorera abanyarwanda bose. Bo bakora bategetse nka groupe, urumva inyungu z'igihugu zose zibajyaho. Ariko se twebwe abanyarwanda basanzwe bari mu gihugu tutigeze duhunga, ni iki twakora kugira ngo dushobore kubana nabo ngabo, dusangire ubwo butegetsi nabo, ariko nta muntu hejuru wundi? Kuko nanone ni tuvuga ngo tubakuyeho, turabajugunye hanze, baragiye basubiye mu buhungiro, byanga bikunda bazongera bagaruke ikindi gihe. Icyo ntekereza kuri ibyo ngibyo, ibyo ngira ngo wenda nshobora kongera kwisubiramo nkavuga ibyo navuze mu kanya, nkongera nkavuga yenda ibyo Evode yavuze, avuga ati bariya abantu ni agatsiko k'amabandi kitwaje intwaro. Amabandi hose aho ari, no muri ibihugu turimo bifite demokarasi isesuye, iyo umuntu yicana akora amakosa arahanwa, ntabwo agororerwa. Ngira ngo twarabibonye no mu Bufaransa ejo bundi bafashe wari perezida baramufunga, ntabwo bamuretse kugira ngo yidegembye. Abandi nabo ntekereza ko niba bashaka kubaho, kubana n'abandi, ndibwira ko u Rwanda twifuza koko ni u Rwanda rudaheza, ni u Rwanda rutuma abantu bisanzura, bagira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo, ariko nta nubwo ari u Rwanda rwagombye kureka abantu b'amabandi kugira ngo bidegembye. Icyo ngicyo nacyo twagombye kucyumvikanaho. Mu bantu rero, abantu bashaka kubaka u Rwanda ruzima rutari urw'amabandi, ngira ngo yenda mu Rwanda twifuza abo ngabo bagombye kuzaba barisanga, barakaza neza, barisanga muri urwo Rwanda. Abandi nabo nibareka ububandi, bakumva ko bashobora kubana neza n'abandi, batabica, batabafata ngo babatoteze, cyangwa se ngo bumve ko hari bamwe basumba abandi. Je numva nta n'impamvu noneho bashoboye kugera kuri iyo niveau, kuri iyo level y'ubumuntu. Nicyo ntekereza, y'ubumuntu, na level yo gutekereza ukumva ko abantu bose bareshya. Numva ko baramutse bageze kuri iyo level, n'ubundi bagira uburenganzira koko
nk'ubw'abandi banyarwanda bose batekereza neza. Njye n'ibyo ngibyo ni uko nguko mbyumva, ni muri iyo sansi numva ibintu. Biranasobanutse Ntabwo numva ko ari ukureka abantu b'amabandi ngo bakomeze bidegembye n'ubwo bubandi bwabo. Hanyuma ndabona hano dufite umuntu umaze kwinjiramo, Gasaro turagusuhuje. Sinzi niba utwumva ku buryo, kandi yenda wakurikiranye ikiganiro cyacu ku buryo wagira icyo ubivugaho. Ndabasuhuje namwe, ndasuhuje Fina, mwese Raki na Marikirere nawe Manu, ndabasuhuje. Mfite icyo nabyumvishijeho n'ubwo wenda ntabwo natangiranye namwe, ubwo ninjya horusije hari muraza kumbwira icyo numvaga. Nuko niba numva neza topic mwavuga ko ahandi mu bihugu bitandukanye bashobora gukora revolution, bashobora watanze urugero rwa Nepal n'ahandi hatandukanye. Muri Kenya bari kubigerageza, ntibyari byagira aho, ntabwo bari bagera ku ntego. Uganda naho nuko, twe turacyari inyuma. Mu Rwanda Kongo yerimo intambara, sinzi ko hari icyo twayivugaho, gusa tugiye muri uwo mujyo cyacu cy'u Rwanda, niba naba nibeshe topic murambwira cyane niba ariho ndi neza. uri mu nzira nini, uriho neza. Turi aho ngaho rero, ntabwo ntekereza yuko ubwabyo Abanyarwanda nta kibazo, Abanyarwanda batari mu gatsiko runaka k'abantu biyizi, nta kibazo bafitanye. Twari agatsiko k'abicanyi, ku buryo kubatekereza ko wanyura mu nzira y'imyigaragambyo nk'uko ahandi bigenda, biba bishobora kuzasiga ubuzima bw'abantu benshi bapfuye, kuko ni abantu badatinya kurasa. Ndetse mu cyico hahandi barasa Kizito waririmbaga amahoro, hahandi barasa n'umuntu wibariza imitungo ye, hahandi bafunga Ingabire wasomye igitabo. So ntabwo ari guteza ubwoba, ariko abantu nk'aba ngaba ntabwo bakurwaho ku bw'amahoro, niko njye mbyumva. Bagira abandi bantu nabo babakuraho n'intwaro, kuko n'abicanyi. Kandi nk'amagambo perezida wacu akoresha nta neza irimo, nta gahunda. Nibura abandi ba perezida hari igihe bazana uburyarya bakavuga, wumva Museveni yirirwa avuga buzukuru, we noneho nta buryarya ashiramo, avuga ko azarwana mpaka apfuye, bazarwana mpaka bapfuye. So gahunda mbona ari ukurwana, ntabwo bashobora kuvaho ku mahoro. Niko mu bitekerezo, n'ibitekerezo byanjye bwite, niko mbyumva. Ikindi narenzaho, dufite amateka avangavanze y'Abanyarwanda n'inzigo hagati y'Abahutu n'Abatutsi imaze igihe kirekire. So nacyo ni ikindi kibazo, kongeraho noneho ibi bibazo bindi dufite, kongeraho kugoreka amateka, gushaka abantu bahirikira. Dufite ibindi bibazo byinshi byarangije kuba uruvangavange. Rero icyo ni igitekerezo cyanjye. Ingoma nk'iyi ngiyi, agatsiko nk'aka ngaka, ntabwo kavaho ku mahoro. Murakoze. Urakoze nawe Gasaro. Ngira ngo niba numvise neza, urajya kuvuga neza rwose nka Marie Claire, aho avuga ati kariya gatsiko, bariya abantu b'abicanyi ntabwo bashobora guhinduka. Abantu bafata Kizito uririmba amahoro bakamwica, bagafata umuntu wasomye igitabo bakamufunga, bagafata umuntu yenda wibarije umutungo we bakamurigisa. Bati abo bantu ntabwo bashobora kuvaho ku mahoro, bati n'abicanyi, bati bakagombye gukurwaho n'abandi bantu bitwaje intwaro. Hano hari umuntu muri komenti za hano muri chat, hari umuntu wanditse ati muri Nepal bafashe indege bajya kurasa abajene bigaragambyaga, ariko uko byarangiye turabizi. Ntabwo bari abajene, ntabwo bafashe intwaro kugira ngo bashobore kwirukana abo bantu bari bafite indege baza kurasa abantu bigaragambya. Njye nemera ko koko hari uburyo bushoboka, birumvikana ko kandi igenda nabunamira abajene baguye muri Nepal, byo barahari bitabye Imana. Muri Madagascar turabizi ko bahari bitabye Imana. Turabizi ko muri Kenya nk'uko babivuze bari kugerageza kuba bagira icyo bageraho, hari abarashwe, hari abitabye Imana. Yewe n'abayobozi, abategetsi ba Kenya hari igihe bavuze ngo bajye babarasa mu maguru.
Um, ariko ngira ngo uko byarangiye no mu kanya twabyumvise ko ubutegetsi bwa Ruto aho bugeze buhagaze nabi, ko ubu abaturage batabubona neza. Muri make hari ingaruka ziba ziriho mu kutubaha abaturage, kandi nkagaruka yenda kuri cya kindi ni nayo pozisiyo yanjye, ko abaturage cyane cyane bariya ba jeune, iriya generasiyo ishaka kuzagira akazoza kazima, ntekereza ko ifite ingufu, kandi iyo yashoboye kwiyoruganiza nka bimwe Raki yavugaga, igashyira hamwe bariya bantu umuntu yatekerezaga ko ari ibikomerezwa, ko nta waba ahangara, bahinduka ibirere, ukibaza niba n'ibyo watekerezaga koko n'ingufu wabahaga koko bazifite. Sinzi yenda nihariye amagambo, hari undi wagira icyo abivugaho. Fina, ngira ngo banza hari uwitwa bashaka kugira icyo uvuga, hanyuma ntumutavuga. oya ntacyo ngewe. Hano ngira ngo twakiriye undi muntu, ngira ngo ni ndabona yitwa Saul. Sinzi wakurikiranye ibiganiro byacu, wakurikiranye za intervention cyangwa se intervention zacu, ese wowe hari icyo wabivugaho aho bigeze ubu ngubu? Awake barakubaza nimba ufite umwanya wo kuvuga. Awaken soul Aweke is ubanza nta mwanya afite. nta mwanya afite. Ngira ngo ubwo nawe ubona araza yenda kugaruka. Ese Gasaro, noneho reka mbaze Gasaro, ndabona Marie Claire yagiye. Kuri ibyo uvuga uti kariya gatsiko nta kindi cyagakuraho usibye yenda abantu nabo baba bafite bitwaje intwaro nk'uko nako kazitwaje. Eske Abakuzaniye ahubwo twavuga tuti abanyarwanda noneho yenda abajene badafite izo ntwaro bayamanike, bicare baceceke, cyangwa se bakora iki ubu ngubu? Marie Claire, ni network zawe ngira ngo zakumanuye. reka ni umunsi wa pizza, narindi muri pizza. aho uri muri pizza? Okay, ari bikurya kapisa. Okay, anyway, ikibazo ubajije ni cyiza cyane, ntabwo bakwiye kuyamanika. Turi hari nabivuga gute, kurwanya amareta y'abanyagitugu nkuko tuyifite y'umunyagitugu. Ibyo mbivugiye kubera ko amaze imyaka ku butegetsi kandi akaba yica abantu mu gihe igihano cy'urupfu kitemewe mu gihugu cyacu. Kwanza twara imitungo y'abaturage ku bushake bwe n'ibindi byinshi akora bitari byiza. Ni umunyagitugu rero. Ama etape buri wese akora icyo ashoboye. Etape yo gukuraho abanyagitugu nuko buri wese agumuka, ahaguruka, akavuga akababaro ke. Abashoboye kuvuga bagomba kuvuga, abashoboye kubyigaragambiriza bumva kwigaragambya ni ibintu byinshi, nta si ngombwa kujya kuri tere. Niyo washobora kujya kuri tere ntabwo ni kimwe n'ibindi bitandukanye. Ntabwo abantu bagomba kwicara. Abafite ubushobozi bwo gukoresha intwaro njye nabashishikariza kwiyongera, kuko bigaragara ko nta gahunda y'amahoro bigeze bagira. Imyaka 30 irashize cyangwa irarenze, nta gahunda y'amahoro, ahubwo niko benyegeza bakajya gutera ibihugu by'amahanga bitwaje ngo aba bagiye gushaka abandi banyarwanda, ariko ibyo ni ibya politiki. Biyongere bashaka gufata ibibando, hanyuma abavuza induru natwe tugomba kuzivuza, abakora mobilisation, kuko hari ukuntu bazi strategy yo gukora ibyaha, yo gukora amafuti, bakaza guconfusinga abaturage, bakabakora mu buryo bw'inama, mu buryo bw'ingano, cyane cyane bakoresha ingano, kuza kwigira bere ku byaha bakoze, cyangwa kuza gusobanura ukuntu cya kintu kibi bakoreye abaturage burya ko ari cyo cyiza, bakagisigiriza, bakagiproteja, bakaboza mu bwonko, bakabumvisha ko bya bintu rwose batekerezaga ahubwo ari byo bintu byiza, ko ari bwo buryo bwiza bw'abaturage.
bakabaye bakorera abaturage. So ibyo bintu rero bituma abaturage bahora bumva ko ari nk'abana bagomba gutekererezwa, bakumva ko nta jambo bafite, bakumva ko bagomba kumenya ikintu ari wa wundi wagukoronije uje kukumvisha ukuntu cya kintu ugomba kucyakira. Ubwo ni mu buryo bumwe. Ubundi buryo bwa kabiri ni uburyo bihandagaza bakaza bakica umuntu bikagaragara. Kuriya ni guteroriza n'abandi bari basigaye. Tuvuge nk'umuntu wari kuririmba indirimbo zisa nk'izo Kizito yaririmbye. Niba hari abana 10 bashaka kuririmba, ndibaza iyi saha nta wabitinyuka ushaka kuririmba ubumwe n'ubwiyunge ku mpande zombi, ko nta raso ry'umuhutu nta raso ry'umututsi, yose ari amaraso ahubwo akicwa. Ubwo hari undi wabitekerezaga gutyo, ubu wacitse intege. Ni mu buryo butandukanye. Iyo bari gusenya Kibiraro, iyo basenye ukabona abo basenyeye aho kugira babumve bagiye kubafunga, barabakubise bataca ari ibimuga. Ni ubundi buryo bwo guteza ubwoba, ni uburyo n'ubuteroriste baba babakorera. Abandi basigaye nabo basigara bafite ubwoba. Iyo bari gufata umwana yenda wacikishije amashuri, muzi yuko amashuri yo barishyira abana b'abatutsi gusa, abandi bakabareka. Abo bana baretse iyo bashatse kwicururiza utuntu abafunga bakabajyana kwa Kabuga, abandi wawa. Hari ibigo bibafata benshi bitandukanye, hanyuma bakatangira kubabeshyera ibiyobyabwenge, ariko hari n'ababikoresha byumvikane kubera feyiri y'ingoma iriho yananiwe gukemura icyo kibazo kiri mu rubyiruko. So kugira ngo bumve ibyo bibazo, ahubwo bakafata rwa rubyiruko rwose bakarujyana mu masenta atandukanye kubica urubozo. Niwaba ari ibibazo bihanini byinshi bitandukanye. Rero bamwe mu ntego babishaka nk'ibyo dukora, tugomba gukomeza kubabwira mutinyuke. Kwa kundi avuye muri gereza yumva yihebye, yenda aza hano kuri TikTok akavuga tinyuka. Niba udashaka kuvuga ngo ino hano hari ahantu uzumva ko ufite uburenganzira, se yambukire wigire handi hantu, ugiye mu Buganda se, ugiye handi hantu se, butuje buhoro buhoro, se gabanya ibyo tukagira ubundi buryo bw'amastrategy bwo kugira ngo tubane n'abo bantu babaye nkaho iriya leta yabateye ubwoba. Mu bundi buryo harimo no kugira ngo duhuzahuze ibitekerezo, twumve ko tugomba gusenyera umugozi umwe, twe turengana, twumva ko tugomba kwihuza, tugomba kuvuga, tugomba gukomeza gukora mobilization na sensibilization kugira ngo abaturage, abantu muri rusange, tumenye uburenganzira bwacu, tumenye uko tugomba kwitwara kuri ako gatsiko k'abantu bica. Ufite ubwoba, wumva yuko ushobora kugirirwa nabi, aho gupfa uyu munsi wareba ahantu wideprashije, ariko ukavuga uti nararenganye, aho ugeze ukavuga ko warenganye. Ibyo byose ni aho ngaho twese duhuriza hamwe, baba ba societe civile, yaba n'abayita politike, yaba nabo bose bashaka gukoresha ibibando, twese tukazahurira hamwe. Erega nibi ngibi birakora. Ziko twatangiye tuvuga, abantu bakumva ko bagomba kuza kudutuka gusa, turabwo gutukana nta kintu kirimo, dutanga fact. Ariko hano kuri TikTok, yaba no ku ma X no ku mbuga zitandukanye, Facebook sinkijya, ariko basa nkaho bagabanyije, kuko ibintu bahishe kera. Ubu buryo bwa tekinoloji ntabwo bwakunze ko bakomeza kubihisha. Ukuduhanahana amakuru narwo ni urundi rugamba. Nicyo ngicyo narenzaho, ariko nsoza navuga ko byose bikenewe. Yaba gukomeza kuvuga, dukora mobilisation na sensibilisation, yaba gufatana mu mugongo, turi kuvuga ati humura nturi wenyine, natwe byatubayeho, tukora iki, uko gukomeza gukusanya amayide bikomeza kuduha igitekerezo. Abashaka kuboycottinga, abadashaka kugura ibintu byabariye abantu cyane cyane ko bo bafashe umutungo wose w'igihugu. FPR yafashe umutungo wose w'igihugu. Nibaze u Rwanda nta kintu dufite. Nigeze kubabaza, nimumbwira ikintu kimwe FPR yakoreye u Rwanda. Ureke icyo yakoreye FPR, icyo yakoreye u Rwanda ukavuga ati wow, FPR irishaka ku bwaryo, u Rwanda yaruhaye iki kintu, yaruhaye uru ruganda se, yarukoze iki kintu. N'ikibuga cy'indege ntabwo bacyujuje, babijyana i Qatar, ibyari ibya leta byose barabitwaye, ibindi babijyanira mu banyamahanga. Ni byinshi umuntu yavuga. Icyo nasorezaho rero, n'abafite izo mbaraga zindi z'ibibando bakwiye kwiyongera, tukikura muri iyi ngoyi, tukikura muri aba bicanyi, tukikura muri kano gatsiko ako inganji karinga ya Alex yise ibimanuka. Ibi ni ibimanuka byamanutse bigwa muri no misozi y'u Rwanda. Murakoze. Nongeye kugaruka kuri Evode Uwizeyimana, senateri, niwe wavuze we yabise ngo amabandi yitwaje intwaro.
yego Fina. hari akantu nashaka kuvuga aho Gasaro yari avuze nashaka ngo tugahayilayitinge akantu ko kuvuga ngo abanyarwanda ntabwo bazi uburenganzira bwabo, ntabwo abanyarwanda bazi ngo ba exercisinge uburenganzira bwabo babushyira imbere, bumva yuko leta iriho kubera bo ishobora no kuvaho kubera bo. Icyo kintu ntabwo bakiza abanyarwanda, nimba ari ukubera ikibazo cy'ubwoba, ariko ubwoba n'ubundi uratinya gupfa uyu munsi, ejo n'ubundi uzapfa. Icyo nashaka kongeraho. Mm. Abanyarwanda bakagombye kumenya uburenganzira bwabo, bakabuharanira, bakabushyira mu bikorwa, bakamenya ko bafite uburenganzira bwo gushyiraho leta, bwo gushyiraho ubuyobozi no kubukuraho cyangwa se no gukuraho iyo leta niba ikoze nabi. Ngira ngo ngerageje kuvuga mu nshamake ibyo wari uvuze n'ibyo Gasaro yavuze ni ibyo ngibyo, hanyuma tukaba turi mu murongo wo kugira ngo tutange umusanzu wacu mu gukora ku buryo abanyarwanda bamenya ubwo burenganzira bwabo. Ese Marie Claire, ngarutse yenda ku byo wari wavuze, uwo musanzu yenda urakenewe cyangwa ni nko kuvomera mu rutete? abanyarwanda ngewe nemera ko bagomba kumenya ubwo burenganzira, ariko se barabumenya? nibabanze bumve ko babagishyize uzi ya syndrome de Stockholm babateyemo, ushobora kuvuga kuyisobanuraho gatoya? kubanza Ndatekereza ko hari abantu kubavura hano benshi badukurikira batazi iyo syndrome yenda ya Stockholm icyo yabisobanuye. isobanura ko umuntu akugirira nabi ariko ukumva ko ugomba kumusenga, akakwereka ko ari we ukugize, ukumva ko uwo muntu nubwo akugirira nabi ntabwo wowe ushobora kubaho adahari. Ndakeka ko ari gutyo imeze, uranyunganira, ariko nibyo kumva ko urabona nk'umuviyorere, umuntu ufashe umukobwa ku ngufu, noneho akamubwira ati ngufashe ku ngufu, ariko ni njyewe hano nagufungiye, ni njyewe uri busohoke, ni njyewe uri bugende nkuzanire ibintu byiza, ndakuzanira imyenda myiza, ndakujyanisha mu modoka nziza, ariko akondisiyo ko ntabwo ushobora kuvuga ko ari jyewe wakuviyoye cyangwa wagukoreye ibyamfura mbi, kubera ko nguha ibyo nawe ukumva ko uwo muntu ko ahari ari aho ngaho ubayeho kubera ko uwo muntu ahari, ukavuga ati se uyu muntu ko yankoreye ibi byamfura mbi, ariko noneho niba adahari nzabahone. Niko abanyarwanda babayeho, bumva ko agatsiko ka FPR ko gahari karatwishe ubu ngubu kica wagize umwaka. Hari umuntu wambwiye ejo bundi aterega ati bakwiciye iyo wagize umwaka ugahura nabo, ndetse uba ugomba gupfa. Rero ndamubaza se ubumva ko ari cyo kintu ukwiriye ngo iyo ubiyeretse ngo ukabereka ko ngo wishoboye ngo barakwica, ariko ngo iyo wigize ikigoryi ngo ubaho neza. Muri make abantu bemera kuba ibigoryi kugira ngo bashobore kubaho, kwigira ibigoryi kugira ngo bashobore kubaho. Niko babayeho, ugomba kwigira ikigoryi rwose ngo ukigira igihwinini, ngo erega hano kuhaba no kuba igihwinini, ibyo byose ntabibona. Hariho iyo werekanye ko wavuze ngo wagize miliyari, urumva. Ubwo rero abantu ni ukubanza gusenyera umugozi umwe. Umuntu wakoze icyaha arahanwa, hari n'abatarakoze icyaha ku ngoma ya Habyarimana ihindutse bahanwe bababeshyera, bakavuga ngo wishe abantu wagize ute, bakabahana bakamara imyaka 30 muri prison nta kintu bakoze. Rero nimwemera abanyarwanda barakumva ko bahagurukiye bakasenyera umugozi umwe,
ako gatsiko kabatsikamiye nako kazakanirwa urugakwiye, ibintu byagenda neza. Naho ubundi njyewe nta yindi ishu mbona uretse guhaguruka abantu bakavuga bati enough is enough. Murakoze. urakoze Marie Claire. Ngira ngo ugarutse n'ubundi ku cyo Lucky yari yavuze, avuga ati birakwiye ko abantu bakora ku buryo bahuriza ingufu hamwe, bahuriza ibitekerezo hamwe, kugira ngo bashobore gukuraho kariya gatsiko. Mu kanya nabwo wari uvuze ati ngo hari umuntu mwavuganye, hanyuma ngo baza kukubwira ko kugira ngo umuntu ashobore ngo kubaho ari uko yigira igicucu, akigira ikigoryi, muri make agasa naho utariho. Numva ibyo bintu Lucky nawe asa naho hari icyo abiziho. Numvise asa n'utanga nawe comment ariko ntiyabona umwanya wo kubivuga. Lucky wowe urabivugaho iki? Kugira ngo abantu koko babeho mu gihugu nuko bakagombye kwigira ibigoryi bagaceceka, cyangwa se bakavuga n'ibyo batakagombye kuvuga kugira ngo bashobore kubaho? njyewe wenda mpereye ku kintu cy'abaturage mwari muvuzeho kugira ngo nze kuri iyo context n'ubundi. Ikintu cya mbere, hari uburyo bwakerewe mu gihugu bwo kumanipira abantu, aho usanga n'abantu bashobora kuba bari bize ariko imishahara yabo, ntabwo nshaka kuvuga abantu wenda twaganiye, buriya impamvu ntajya mpositinga ibiganiro bya politike ni icya kintu mushiki wacu yari avuze ngo hari igihe bakwica wabiyeretse nyine. ngo ni umuntu wabimubwiye, ntabwo ari we. ariko ni nako bimeze, ni nako bimeze. Ni ukuvuga ngo baragiye bakereye ikintu bita akazi, ariko akazi noneho gashobora kukumekinga bize ku buryo uba ikigoryi mu mutwe. Akazi kadashobora kuguha ibyo ushaka cyangwa se ibihagije, udashobora no kubonamo ibyo kurya bihagije. Akazi kazaguha kwishyura inzu gusa, kurya ukarwana nabyo. Urumva ntago kaba gateganya n'uburyo nimba wagira n'umwana n'iki. Ni ukuvuga ngo ni guhora ufite ibibazo. So ibyo biri muri plan nyine yabo twita ngo batekerereza abanyarwanda. Ibyo rero ni amakuru mfite y'ibintu biba byarateguwe kandi bikorwa mu gihe kirekire. Noneho ibyo bintu iyo bigarutseho, abaturage bo bazi ko barimo kurengana. Buriya umuntu utabashe kubona ibyo kurya, umuntu udafite ikintu mu ikofi ye, nta hantu akura confidence se yayikura hehe? Umuntu utabasha kwiprovidinga we ubwe, buriya umuntu witunze ushobora no kumubwira ubusa agahita agukupa, agahita akubwira genda ushaka undi muntu uri bubibwire. Ariko umuntu uteganya uhora muri wamaye, uhora nyine hariya aca mu budehe, aca mu za nzego zibashyizeho zo gusabiriza. Buriya ni uburyo rega baba barashyizeho abaturage baba mu buryo bwo gusabiriza. So iyo ahora hariya aravuga ati se nigumura kuri aba bantu, noneho bagahita babona izina ryanjye bagasanga ndigumuye, ejo na cya cyayi sinzakibona nubwo cyabaga kidahagije ariko ndagikura hehe? So urumva baba barabibitsemo icyo kintu kiri temporary, utari shuwa neza ko iyo deal umugiyemo muri buyirangize. Ariko habonetse uburyo bushoboka ko deal yakorwa ikarangira, nta muntu uri tayari guhagarara n'abo bagabo kubera ko birarenze. Noneho ikindi warumbaje ngo ese kuba mu Rwanda, ndagira ngo ubwire ko abantu benshi ubona mu Rwanda bagongana na leta ni abantu berekana ko bafite ubushobozi. Kuko n'abantu ubona bakize mu Rwanda bagaragara nk'abakize ariko ukabona nta bibazo bafitanye na leta, abenshi uzasanga batemera leta, ariko kubera ko bo baba bazi icyo bita triki, baraza bagakorera ama business hano, bakaza bakifungurira amakonti aho iwanyu. Urumva amafaranga menshi, transaction nini iza aho ngaho. Mu Rwanda haba hariho twa dufaranga two kuri momo, so ukabona ni umukire, ariko nta mukire hano mu Rwanda ushobora gusanga umukire uzi agatsika icyo ari cyo.
ba bandi ubona batagirana ibibazo na leta abenshi uzasange bafite amakonti aho mu Bubiligi, bafite muri Amerika, niho amafaranga yabo abikwa, kubera ko hano ukigira akamiliyoni gusa kuri konti ihita itangira kumonitaringwa nta nubwo yabika no muri buri Kenya. segonda, buri munota usanga bakuyeho uduceri twa hato na hato, ukajya mu kubaza muri banki, so utangira kubona utwo tubazo nyine dutangira kuza, miliyoni yo ngaho ngira ngo ni bakuyeho make ibihumbi ijana utazi iyo bigiye. Kabaza se byagenze bite se ayo mafaranga? konti oya Fina, miliyoni yo ngira ngo ntabwo reka Daki abanza atubwire, ubwo nawe uraza kutubwira nyuma ye. ngira ngo yenda ni example. Mm. Urumva ni ukuvuga ngo utwo tuntu ugitangira kugenda uhura n'utubazo dushobora kugenda tuguhuza n'inzego, bafite uburyo batirikinga ibintu ku buryo wisanga watangiye guhura n'inzego bumva ibitekerezo byawe n'ibiki, kubera ko bagenda bakora utwo dukosa, ariko bo bafite tageti zo kugira ngo bahure nawe bumve ibyo uvuga, ibyo utekereza, ukora iki, niyo tageti baba bafite. Rero kugira ngo ubeho mu Rwanda, njye nuko wagira inzira zirenze 1000, reka mba ariko mbivuga, kandi ikindi ukirinda ukajya uvuga ku bibazo byawe kurusha uko uvuga ku butunzi bwawe, kuko iyo wihaye kuvuga ku bintu by'ubutunzi bwawe ntabwo umara kabiri. Reba Burasi na Paul Rwigara, abantu benshi bavuga wenda basobanura ibintu bigiye bitandukanye, ariko Burasi na Paul yazize kuba yatsinze leta ko igomba kumwishyura amafaranga angana hafi na miliyari iburaho miliyoni imwe. So ubwo ni naho hasi hateze ikibazo. What is happening? Ntabwo uri kunyumva? Ariko ikiganiro kirakomeje. turakumva Nimba hari unyumva nagira icyo avuga. Turakumva. Urumva ni ukuvuga ngo abenshi ayo mafaranga niyo yabaye imbarutso. Hari umuntu uri kunyumva? Kuko bo harugo. Turakumva. Okay. Ayo mafaranga. Okay, yego. Ayo mafaranga niyo yabaye imbarutso. Ni network bagize ikibazo. Okay, then mu tapping muna sharing birahita bivamo, sinzi impamvu. Gusuri ari guhanginga network shaka kubiri ku ruhande rwawe kubera ko uri guhanginga, ariko nta kibazo. Thank you. Okay. None ko mwebwe ntabumva, kuki muvuga simbumva? Turakumva, ariko uburaki urimo kuvuga. Hari umuntu uri hano hejuru ushobora kuvuga ntawe? Ishyura fagitire ya network. Ishyura fagitire ya network savare. Turimo kuvuga ariko turimo kumwumva, ariko ibyo arimo turakumva Fina. Ira kuri mute Fina, reka Raki yarangize ikibazo. Ngira ngo network yabaye ikibazo. Okay, ni uri hano hejuru ushobora kumva yagira? Turakumva. Let me do this. Fina we. All right. Sinzi nimba nkigaragara, nimba numvikana ngaragara. Mwanyanga Rwanda mwe, ibyo muvuga byose muzaba kubivugira muri igihugu uko musa nta n'isoni. Iriza we, genda unywe igikoma birashira mwana. Genda unywe igikoma birashira. Njya kwita abantu inyangarwanda. Ni gute ufata abanyarwanda ukabita inyangarwanda wa muswa? Ni gute ufata abantu ukabita abanyarwanda ukabita inyangarwanda? Halo Isheni, murahari?
Hello, Marie Claire, uranyumva? Oh, what is happening? Hmm? Namanuye bose kugira ngo ndebe ko network iza. Ariko something is wrong somewhere. Ngewe muravuga mura twahanutse. Okay. None se kuki? Ndahuye ngo network sinzi ikintu zakoze. Abantu buriya bari gusumbuwa. Abantu buriya bari gusumbuwa ntuze hano ni icyo kibazo. Niyo mpamvu ubona biba biri kuba. Baba bari kugira ntuze yacu. Baba bari kuturega baturega. Umva, muraturega ihanuke dufunguye yindi. Ni ibintu normal ubwo muzabivamo. Muraturega ihanuke dufungure yindi. Muzabivamo. Like seriously. Abantu bari hano hejuru mwamba bare mukambwira niba munyumva. Lucky, can you hear me? Lucky, urashobora kuvuga? Ninjye udafite network, how come? Ntabwo byashoboka. Njye ndafite network. Nese kuki njyewe ntabumva muvuga? Abari hejuru hano kuki njyewe munyumva njye simbumve muvuga? Ahubwo aba nibo batayifite yo. Ntabwo tubona kuri panel. Nta muntu mubona kuri panel. Manuel nawe ntabwo uriho. That is strange. Inkotanyi mwagerageje gucanganya gukora amafuti yose ashoboka ngo muteze akavuyo. Mwagerageje gukora amafuti yose ngo muteze akavuyo banange. Daki uranyumva? Oh yeah. All right, let's end it and start again.